Ni Kamindi Joshua kari mtayo muyaso aka Babyface murakazana na The Josh Challenge uyu munsi. Umuhanzi uzwi ku izina rya King James arakekwaho ikintu kijyanye n'ubwambuzi ndabeshya Pastor Gitwaza umwenda woheze kandi yarahawe miliyoni 30 n'umudiaspora kugira ngo bakore uruganda rw'akawunga umusore akaba yarakuyeho Mani Mariti bitwabyita iki kweri ideni se niye bank yamugurije gusa abantu bari bafite ikibazo kuri King James kubera kudashaka umugore ngira ngo murimo murabona impamvu afite umugore wo mu rugo mutima w'urugo nizo ka boss kweri ibintu King James yakoreye undi muntu kwera akamwambura miliyoni 30 ora bivuga yiki amatwi yanjye arafunze birumvikana rwose ugutwi ushobore kuba kwaragize ikibazo mu gihe cyagiye wari uri kugwa mu gitaramo cya Platini amatwi yanjye arafunze murandika ku maso birashoboka pe gusa igitangaje no muntu King James mu byukuri wanaririmbaga n'uturirimbo dusa nkaho tuzana umubano mu bantu icyo twibagirwa ni kimwe abantu barakenerana burya kubaho n'ukubana ntawumenya aho bwirage none se bantu banje kweri niki cyatumye uyu musore yiba ifaranga rigeze kuri miliyoni 30 bigeze kuri ako kageni igihe cy'ifaranga kirayoboye rwose igihe cy'ifaranga udufashe gusenga kitaduhitana igihe cy'ifaranga nikitworoheye ariko bishobora no kuguteza ibyago niko King James kweri aho kuguteza ibyago wakishyura undi mwana amafaranga ye kweri ifaranga niyo cyari igiceri cy'ijana ndagitunga none se uzahora mu bibazo by'ubwambuzi ibiteze gushira biracyaza ngo iki biracyaza ibyubana n'ibice biracyaza ukumva utekereza se gusa birandenga cyangwa nubwo King James mu byukuri azi abo mu byukuri amafaranga yagiye ahemukira kubera ubwambuzi bwabo gusa simbyumvisha kwera umuntu nka King James mu byukuri ushobora kuba yakibye bintu kandi bivugwa ko afite amafaranga ndetse na za supermarket nyinshi cyane n'abamotari benshi cyane Meddy urumva bino bintu kwera bidacyanganyikishije niko King James kwera urumva abantu babyumva umuntu nkawe umuntu w'umugabo kwera ukiba undi muntu noneho witwa ko mutari mu gihugu kimwe w'umunyamahanga hanyuma se ibyo bikorwa by'akawunga mwagombaga gukora biri hehe Platini kweri ibikorwa nk'ibi ngibi bigahitse twabyita iki ubukene bw'amafaranga nawe budashabuza ariko uzaje wibuka Imana ibigaba ubukene se King James afite ubukene ubukene niki n'ubukene hakaba n'ubukenene ubutindi buravugitse uvugishije ukuri Pastor King James yari afite ubukene afite ubukene gusa none nkibaza mu byukuri uburyo King James ikintu nk'icyo ngicyo cyamujemo kugira ngo yibe undi muntu 30,000 byanjemo kwiyumvamo ntitaniyemeza kumwiba nyine igitekerezo cyaje gite amahirwe azarimwe nabibonye kare mfata umwanzuro ubu se wumva utarakosheje gusa birandenga ndumva meze nk'umuntu ugenda mu gihu ntazi bintwara just gutyo ukarya amafaranga y'umuntu bego u Rwanda ruriruka utirukanganye narwo wasigara rwakirukanga se ukirukangana narwo mu bujura sendera ijambo ni iryawe Rwanda rwagezeho nawe abisenya ndeba we oya kirazira
King James wabyumvije ko Senderi mu by'ukuri agomba kubivuga. nturare utabivuze nturare utarivuze ibyejo bibara bejo Ngo iki King James? bivuge uruhuke gerageza amahirwe Nta n'isoni kweli. bivuge ikiba kibe ntayitinya itarungurutse. Tom Close ijambo rimwe kuri King James wahemutse gutya. Izuba nirirasa imvura ikagwa uzajye wibuka ko wahemutse. Ese wowe bivuga Tom Close ntabwo ujya wiba? hari ibintu ugenda ashobora gukora Pe noneho ndeme yarahemutse pe. buriya kuba mu biroroha kuba waca ku muntu ukamuhemukira ugatwara utwe. Ongera umubwire yumve. umenye ko kubana ari ngombwa warahemutse. Niko Aline Sano kwera impano mwahawe nizo kujya mu bujura mwiba abandi bana. Impano zose twahawe nizo guhimbaza umwami. Muhimbaza izi se? Ncanira radiyo ntarira nka kwanduza emosiyo. Oma bebe ncanira radiyo ibyishimo biraza nka pesugo. Yewe n'abagerageje guhimbaza iz'Imana bigeze banakora na video. Buri Sunday kuri church nzajya maboneka counting my blessings. Yarangiza agakorera video yingiye. Ejo numa ndakurya kinyuma ubu ndananiwe. You see the Ben, isi Imana yaririmbye. Hari video mwigeze mubona? Mwami wanjye ndaje wese. Mwese murutwa na Meddy. Kuzana King James aragafite da. Ngarutse imbere yawe ngushima Mana ngukumumbe hafi ume gutera imbere. None se reka mubaze Aline Sano ni wize? narize narangije kaminuza. Ubwenge ninde ubuguha? Ubwenge bwose twahawe nubwo gukorera Imana. Ngo Ubwenge umuntu arabuhiga as long as ufite ubushake. noneho kuki utakora umuziki mu by'ukuri uvanze n'ubujura? Kugira ngo umunsi nzapfa nzasige narakoze impact ahantu nzaba narabaye, kugira ngo kuko ndabizi nta muntu uzabaho nk'umusozi hano. Umunsi umwe nugenda ariko se bazakwibukira kuki? Uzaba warasize ukoze iki? So None se Aline Sano wabwiye mugenzi wawe King James akishyura undi mwana? Korera Imana korera umwami nawe aza kwambika ikamba. Korera Imana korera umwami nawe aza kwambika ikamba. Bitari ubujura. Aline Sano aka kanya nyisemba umufana wawe. wagira ute se utamfana? Oya wikifana nawe nago nabura icyo nkora. Nakundi rwose jya umfana kuko nta kindi wakora. Hafi Madiba ijambo rimwe kuri King James. Urwanira byinshi ukabura na bike wari ufite. Tom Close nihe nama wagira umuhanzi bita King James dore ko ari nawe wamuzamuye? Kandi akora King James ukora iki? Ndakanika ndogosha na motiyo nyibonye ndaroba nigishindwa ndakigisha kandi urabizi sinigeze ngerayo. None se we King James mu by'ukuri nugira n'ikimwaro kubona abahanzi bagenzi bawe bakuvuga gutya? Ese King James tuvugisha ukuri kweli bino bintu wakoze urabona byari bikwiriye? Ni ikintu cyiza cyane. Mana yanjye ubu se kweli uzayamusubiza? Nta kintu numva kindi nabivugaho nyine nakundi. Nihe nama nkawe King James mu by'ukuri wagira abagenzi bawe b'abahanzi mu by'ukuri bashobora gukora ubujura nk'ubu ngubu wakoreye mugenzi wawe? Nuko birekana nta nyungu yabyo. Nuko bireka. Gira n'icyo ubwira wowe wahemukiye noneho. Nkundira wumva ibimva mu ndiba y'umutima unyemerera ngusaba imbabazi. Ikibazo si imbabazi, ikibazo ahubwo uzabona amafaranga mu by'ukuri miliyoni 30 uri kwishyuzwa. Ntabwo bizangora. Yewe reka ndeke no kukurenganya.
ese ubundi uwo nguwo mu diaspora ni gutuhereza umuntu miliyoni 30 n'amasezerano mufitanye. Ni The Josh Challenge.